Yesu Kristo nashimwe inshuti z'umusaraba. Uyu munsi dukomeje dusoma urwandiko rwandikiwe Abaheburayo. Turahera ku bice 6. Abaheburayo bihanangirizwa gukuza amajyambere. Nicyo gituma dukwiriye kuba turetse guhora mu byambere bya Kristo, tukigira imbere ngo tugere aho dutunganirizwa rwose. Twe kongera gushyiraho urufatiro ubwa kabiri ari rwo kwihana imirimo ipfuye no kwizera Imana, cyangwa ngo twongere kubigisha ibyo kubatizwa no kurambikwaho ibiganza no kuzuka kw'abapfuye n'iby'urubanza rw'iteka. Icyakora Imana nibikunda tuzabikora, kuko bidashoboka ko abamaze kuvirwa n'umucyo bagasogongera impano iva mu ijuru, bakagabana ku mwuka wera, bakanasogongera ijambo ryiza ry'Imana n'imbaraga z'igihe kizaza, maze bakavamo, ntibishoboka kongera kubahindura bashya ngo bihane, kuko baba bongeye kwibambira umwana w'Imana, bakamukoreza isoni ku mugaragaro. Kuko dore iyo ubutaka bwanyoye imvura yabuguyeho kenshi, bukameramo imyaka igirira akamaro ababuhingirwa, buhabwa n'Imana umugisha. Ariko niba bumeramo amahwa n'ibitovu, buba buhinyutse, bugeze hafi yo kuvumwa, kandi amaherezo yabwo ni ugutwikwa. Ariko bakundwa, nubwo tuvuze dutyo, twiringiye tudashidikanya yuko ibyanyu birusha ibyo kuba byiza, nuko bizazana agakiza. Kuko Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo yanyu n'urukundo mwerekanye ko mukunze izina ryayo, kuko mwakoreraga abera nanone mukaba mukibakorera. Ariko rero turifuza cyane ko umuntu wese wo muri mwe yerekana uwo mwete wo kurinda ibyiringiro byuzuye kugeza ku mperuka, kugira ngo mutaba abanebwe, ahubwo mugere ikirenge mu cy'abaragwa amasezerano babiheshejwe no kwizera no kwihangana. Ubwo Imana yasezeraniraga Aburahamu, kuko ari ntawe yajyaga kurahira uyiruta ubwayo, nicyo cyatumye yirahira ubwayo iti, ni ukuri no guha umugisha nzaguha umugisha, kandi no kugwiza nzakugwiza. Uko niko byabaye, kuko Aburahamu amaze kwihangana yahawe ibyo yasezeranijwe. Abantu barahira ubaruta, no mu mpaka zabo zose indahiro niyo izirangiza, kuko ibikomeje amagambo. Nicyo cyatumye Imana ishatse kurushaho kugaragariza abaragwa ibyasezeranijwe, uko imigambi yayo idakuka yongeraho indahiro, kugira ngo ibintu bibiri bidahinduka, iby'Imana itabasha kubeshyeramo, biduheshe ihumure rikomeye, twebwe abacikiye gusingira ibyiringiro byashyizwe imbere yacu. Ibyo byiringiro tubifite nk'igitsikamutima gikomeye kandi gishikamye, cyinjira hirya y'umwenda ukingiriza ahera cyane, aho Yesu yatwinjiriye atubanjirije, amaze guhinduka umutambyi mukuru iteka ryose mu buryo bwa Melikisedeki. Ibice 7. Ubutambyi bwa Melikisedeki busura ubwa Kristo butazakuka. Melikisedeki uwo wari umwami w'i Salemu n'umutambyi w'Imana isumba byose, wa wundi wasanganiye Aburahamu ubwo yatabarukaga avuye gutsinda abami amuha umugisha, ni nawe Aburahamu yahaye 1/10 cya byose. Ubwa mbere izina rye risobanurwa ngo umwami wo gukiranuka, kandi irya kabiri yitwa umwami w'i Salemu, risobanurwa ngo umwami w'amahoro. Ntagira se, ntagira nyina, ntagira ba sekuruza, kandi ntafite itangiriro ry'iminsi cyangwa iherezo ry'ubugingo, ahubwo ubwo ashushanywa n'umwana w'Imana, ahora ari umutambyi iteka ryose. Nuko mutekereze namwe uburyo uwo muntu yari akomeye, byatumye ndetse Aburahamu sogokuruza mukuru amuha 1/10 cy'iminyago y'inyamibwa. Kandi abana ba Lewi ari bo bahabwa ubutambyi, bafite itegeko ryo gukoresha abantu 1/10, nibo bene wabo, nubwo abo bakomotse ku rukiryi rwa Aburahamu.
ariko dore wa wundi utakomotse mu muryango wabo yakoresheje Aburahamu 1/10 kandi aha umugisha nyiri ibyasezeranijwe. Ntawahakana ko uworoheje ahabwa umugisha n'ukomeye, kandi muri twe abantu bapfa nibo bahabwa 1/10, naho icyo gihe cyahawe uhamywa ko ahoraho. Ndetse byabasha kuvugwa yuko Lewi uhabwa 1/10 nawe ubwe yagikoreshejwe ku bwa Aburahamu, kuko yari akiri mu rukiryi rwa sekuruza ubwo Melikisedeki yamusanganiraga. Nuko niba gutunganywa rwose kuba kwarazanywe n'ubutambyi bw'Abalewi, kuko mu gihe cyabwo ariho abantu baherewe amategeko, ni iki cyatumye bigikwiriye ko undi mutambyi aboneka wo mu buryo bwa Melikisedeki utavugwaho ko ari mu buryo bwa Aroni? Nuko rero ubwo ubutambyi bwahindutse, nicyo gituma n'amategeko nayo akwiriye guhinduka, kuko uwavuzweho ibyo ari uwo mu wundi muryango utigeze gukomokwaho n'uwakoze umurimo wo ku gicaniro. Kandi biragaragara rwose yuko umwami wacu yakomotse kuri Yuda, ari ntacyo Mose yavuze kuri uwo muryango cyerekeye ubutambyi. Ndetse birushaho kugaragara ubwo habonetse undi mutambyi uhwanye na Melikisedeki utatoranirijwe ubutambyi nk'uko byategetswe n'amategeko yo mu buryo bw'abantu, ahubwo wabuheshejwe n'uko afite imbaraga z'ubugingo butagira iherezo, kuko ahamywa ngo uri umutambyi iteka ryose mu buryo bwa Melikisedeki. Nuko rero itegeko rya mbere ryakuweho kubw'intege nke zaryo n'umumaro muke, kuko amategeko atagize icyo yatunganije rwose, ahubwo yari ibanze ry'ibyiringiro biyaruta biduhesha kwegera Imana. Kandi ubwo bitabaye ari nta ndahiro, dore Abalewi bahawe ubutambyi ari nta ndahiro, nyamara iyabuhaye uwo yararahiye imubwiye iti, Uwiteka ararahiye kandi ntazivuguruza, ati uri umutambyi iteka ryose. Nicyo cyatumye Yesu aba umwishingizi w'isezerano rirusha rya rindi kuba ryiza. Kandi ba bandi babaye abatambyi ni benshi, kuko urupfu rubabuza guhoraho, naho uwo kuko ahoraho iteka ryose afite ubutambyi budakuka. Nicyo gituma abasha gukiza rwose abegerezwa Imana nawe, kuko ahoraho iteka ngo abasabire. Byari bikwiriye ko tugira umutambyi mukuru umeze atyo, wera, utagira uburiganya, utandura, watandukanijwe n'abanyabyaha, kandi washyizwe hejuru y'amajuru, utagomba iminsi yose nka ba batambyi bakuru kandi bandi kubanza kwitambirira ibitambo by'ibyaha bye ubwe, hanyuma ngo abone uko abitambirira abandi, kuko ibyo yabikoze rimwe ngo bibe bihagije iteka ubwo yitambaga. Amategeko ashyiriraho abanyantege nke kuba ari bo baba abatambyi bakuru, naho ijambo rya ya ndahiro ryaje nyuma y'amategeko rishyiraho umwana w'Imana watunganijwe rwose kugeza iteka ryose. Ibice 8. Iby'ubutambyi bukuru bwa Kristo n'iby'isezerano rishya. Mu byo tuvuga igikomeye ni iki ngiki: dufite umutambyi mukuru umeze atyo, wicaye iburyo bw'intebe yikomeye cyane yo mu ijuru, ukorera ahera ho mu ihema ry'ukuri, iry'abantu batabambye, ahubwo ryabambwe n'Umwami Imana. Ubwo umutambyi wese ashyirirwaho umurimo wo gutura amaturo no gutamba ibitambo, nicyo gituma na wa wundi nawe akwiriye kugira icyo atura. Iyaba yari mu isi ntaba abona uko aba umutambyi, kuko hasanzwe abandi batambyi batura amaturo nk'uko bitegetswe n'amategeko. Kandi umurimo abo bakora ni igishushanyo cy'igicucu cy'ibyo mu ijuru, nk'uko Mose yabwiwe n'Imana agiye kurema rya hema ngo, gira umwete wo gukora byose ukurikije icyitegererezo werekewe kuri wa musozi. Ariko none umurimo Yesu yahawe urusha uwabo kuba mwiza, kuko ari umuhuza w'isezerano riruta iryabo,
kuko ryakomejwe n'amasezerano aruta ayabo. Iyo rya sezerano rya mbere ryinonosora, ntihajyaga kuba hakwiriye gushakwa irindi, kuko yavuze ibagaye iti, dore iminsi igiye kuza, niko Uwiteka avuga, ubwo nzasezerana isezerano rishya n'inzu ya Isiraheli n'inzu ya Yuda, ridahwanye n'isezerano nasezeranye na ba sekuruza ku munsi nabafataga ukuboko nkabakura mu gihugu cya Egiputa, kuko batagumye mu isezerano ryanjye, nanjye simbiteho, niko Uwiteka avuga. Kuko iri sezerano ari ryo nzasezerana n'inzu ya Isiraheli hanyuma y'iyo minsi, niko Uwiteka avuga, nzashyira amategeko yanjye mu bwenge bwabo, nyandike mu mitima yabo, kandi nzaba Imana yabo, nabo bazaba ubwoko bwanjye. Ntibazigishanya ngo umuntu wese yigishe mugenzi we, cyangwa ngo yigishe mwene se ati menya Uwiteka, kuko bose bazamenya, uhereye ku woroheje hanyuma y'abandi, ukageza ku ukomeye uruta abandi. Kuko nzabababarira gukiranirwa kwabo, kandi ibyaha byabo sinzabyibuka ukundi. Ubwo Uwiteka yavuze ati isezerano rishya, ibyo bigaragaza yuko yashajishije irya mbere, kandi igishaje kikaba gikuru, kiba cyenda gushira. Mugire icyumweru cyiza.